bakunzi ba Isoko y'Ubuzima TV, uyu ni wa mwanya mwiza tubagezaho ibiganiro byacu kandi byiza bijyanye n'ubuzima, aho mumenye ubuzima bwanyu, tukaganira ku bijyanye n'ubuzima butandukanye, yaba ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Twongeye kubasuhuza muri iki gitondo kandi tunabifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Uyu munsi rero ndi kumwe n'umutumirwa Cyambere Haganimana. Cyambere, twishimiye kukwakira muri studio za Isoko y'Ubuzima TV. Bakunzi bacu rero mujye kure, turi kumwe na Janvier aho ari budusobanurire neza ku bijyanye n'ukwezi k'umugore, ubwo aba ari iminsi y'ukwezi k'umugore. Uyu munsi rero ntimujye kure, muganga ari hano ngo amare amatsiko. Uyu mwanya ntimujye kure, uwo muri kumwe rero ni Nzirorera na muganga Cyambere Haganimana. Ntimujye kure rero. Janvier, abakunzi bacu baradutegereje uyu munsi, baradutegereje n'amatsiko menshi, ariko wambaye neza nibagiwe kukubwira. Murakoze cyane, urabona ko bakunzi bacu turi hano kubera mwe. Abakunzi bacu tubifurije umwaka mushya muhire na Noheli nziza. Yego. Murabona ko nuko twambaye ni ukugira ngo rwose muze tubereke ko twifatanyije namwe ku munsi mukuru wa Noheli kandi n'uw'igiciro. Voilà, yego. Bakunzi ba Isoko y'Ubuzima TV, turabasuhuza cyane kandi turabifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire wa 2024. Hanyuma rero uyu munsi twabateguriye kubaganiriza ukwezi k'umugore. Ukwezi k'umugore niko tugiye kubaganiriza. Wowe musore ufite umukunzi utazi kwibarira cyangwa se nawe utazi kubibara, nahawe ho gukurikirana. Wowe mukobwa nawe kubara ukwezi k'umugore byarakugoye, warize mu ishuri biranga, ariko ubu ngubu Isoko y'Ubuzima TV yaje kubera igisubizo, ikubere byose, icyo wakwibaza cyose ubashe kuyikibaza. N'ubu ngubu rero wemerewe kutubaza, wemerewe kutwandikira, wemerewe no kwinjira muri groupe y'abakunzi b'Isoko y'Ubuzima TV. Ikiganiro cyose ukeneye ukaba wabasha kukibaza ndetse no kugikurikirana neza cyane. Uyu munsi rero ngiye kubasobanurira rero ukwezi k'umugore icyo ari cyo. Ukwezi k'umugore rero munyamakuru, ukwezi k'umugore ni iminsi iri hagati y'umunsi waboneyeho imihango bwa mbere kugeza ku munsi ubanziriza uwo uzaboneraho indi mihango bukurikiyeho. Bivuge neza rero, ukwezi k'umugore gutangirira ku munsi uboneyeho imihango. Icyo gihe wowe utangiye umunsi wawe wa mbere w'ukwezi kwawe. Iyo ubonye indi mihango ku yindi tariki y'ikindi gihe, icyo gihe nayo iba ari umunsi wa mbere utangiye ukundi kwezi. Bivuze ngo iyo minsi iri hagati niyo uko kwezi kwawe kungana. Ariko iyo mvuze imihango se murabyumva? Wowe iyo wumvise wumva imihango ari iki? Ese iyo mvuze imihango wowe wumva ari iki? Imihango rero nyibasobanurire neza impamvu umukobwa cyangwa umugore uri mu gihe cyo kubyara, ugeze mu myaka yo kuba yabyara, ajya mu mihango. Ni ikimenyetso cy'uko hatigeze habaho isama kuri we. Gusama, iyo umuntu yitegura gusama, umubiri uritegura. Nk'uko inkoko iyo itangiye gushaka gutera, igenda ikazana utwatsi ikatwegeranya igasasa icyari. Nk'uko urukwavu iyo rugiye kubyara narwo rugenda rukipfuragura rukagenda rusasa ahantu aho rutazashyira utwana twarwo. N'umuntu rero n'imiterere ya muntu uko Imana yamuremeye ko icyo gihe muri we kizabaho, kuko wowe rero bikuberaho mu mubiri mo imbere aho utabona. Umubiri wawe uritegura, witegura ko wakwakira umwana. Ikintu wakoze witegura nicyo twagereranya n'icyari, nicyo kizasenyuka ku munsi wa 14, kizasenyuka kigaragara nk'aho ari umwanda, gisohoke nk'amaraso. Niyo mpamvu ushobora kuribwa mu nda kuko utasamye. Nyababyeyi yawe izaharanira gukuramo ibyo bintu bimeze nk'aho byahindutse umwanda kuko byashaje, nk'uko cyari inkoko imaze gutera nawe ukibona ukabona kiranira umwanda ukakijugunya kuko nta magi akijyamo, cyangwa se uko urukwavu narwo rwipfuraguye utwana tukajyamo, noneho twamara gukura tumeze neza tugenda tutakikeneye kujya muri bwa bwoya nabwo ukabikuraho. Rero n'umubiri wa muntu urabyikorera.
Imana ni nziza, Imana yabikoze neza. Umubiri urabyikorera cya gihe amaraso agatangira gushoka, harizamo n'utuntu tw'utubumbe bigaragaza ko hari ikintu kiri kuri muri nyababyeyi yawe aricyo cyari kuzafata umwana, aricyo twise icyari kigasohoka. Iyi munsi wa mbere cyasohokeyeho jya uvuga uti uyu munsi mbonye imihango, ukwezi kwanjye kuratangiye. Urugero rero hano mfite kalendari waba urugero kugira ngo babashe kubyumva abakunzi bacu. Ubu ngubu ukwezi kwawe ubu tugiye kwitegura wenda umwaka. Dufate n'urugero ubonye imihango ku itariki ya mbere. Ku itariki ya mbere ariho ngaha umukunzi wacu cyangwa se wowe mukobwa, wowe mugore, wowe umugabo ureberera umugore wawe cyangwa se wowe umusore ureberera umukunzi wawe, nahawe ho kumenya ngo iyi tariki niyo ni iya mbere, ariko niwo munsi wa mbere ukwezi k'umugore wawe cyangwa k'umukunzi wawe kwatangiriyeho. Bivuze ngo kwatangiye. Noneho niba kwatangiye rero wowe uragenda wifitiye kalendari yawe mu rugo, uragenda nanone utegereze, uzajya kubona wenda ku itariki n'urugero ya 29 ni urugero ku itariki 29 urongera ubonye imihango. Umukunzi wacu rero, umukunzi wa Isoko y'Ubuzima TV, aha ngaho uzaba ubonye imihango ukurikiyeho, uzaba utangiye ukundi kwezi. Bivuze ngo ukwezi kwawe kuzaba kurangiriye mbere y'uyu munsi. Bivuze ngo kuzaba kurangiriye aha ngaha ku itariki 28. Reka mashyire inyuguti ya F, bivuze wenda fini, bivuze ko ari ku mpera cyangwa se nshyireho E, bivuze ko ari N y'ukwezi kwawe. Ukwezi kwawe kwahereye ku munsi wa mbere kugeze ku munsi wa 28. Umunsi wa 29 wari utangiye imihango wari ubonye imihango utangiye ukundi kwezi. Bivuze ngo ahangaha wari utangiye ukundi kwezi ukurikiyeho kwa kabiri. Umukunzi rero wa Isoko y'Ubuzima TV, urabireba neza ko ukwezi kwawe ntaho guhuriye n'itariki ya kalendari. Ntabwo ari ihame, nta nubwo ari ihame ngo uvuge ngo nzahora nyibona kugarukira ku itariki ya 28, 29. Ahubwo uzajya ubara ese kuva ku munsi wa mbere naboneye imihango kugeza ku munsi ubanziriza uwo naboneyeho indi, ese yari iminsi ingahe? Iyo minsi rero niyo tuzajya twiga kubara, niyo tugiye kwiga kubara. Numenya kwibara uzaba wabashije kuba noneho wakwiga kujya umenya ngo ni ryari najya mu burumbuke, ni ryari nasubira mu yindi mihango y'ukwezi gukurikiyeho, gutyo gutyo. Naho ngaho rero turabara tuvuge ngo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
n'itanu n'itandatu n'irindwi n'umunani n'icyenda makumyabiri n'umwe n'ibiri n'itatu n'ine n'itanu n'itandatu n'irindwi n'umunani. Bivuze ngo ukwezi kwawe kwagize iminsi 28, ukwezi kwa mbere wahereye ubara. Bivuge ko ku itariki 28 ukwezi kurarangiye. Kurarangiye. Ukwezi k'uyu mukunzi wacu cyangwa se k'uyu mugore kurarangiye. Ahubwo abonye indi kuri 29, abonye imihango kuri 29 atangiye ukundi kwezi. Bivuze ngo rero nuko nako azongera arebe se mukundi azongera gukubona ku itariki zingahe. N'urugero noneho nabwo ashobora kuzagenda none akabyo yaribona wenda nko ku itariki 26 mu kundi kwezi. Nabara noneho uyu munsi ahereye uyu munsi azabara amenye ngo harimo iminsi ingahe. Mugani bakumvishe neza. Bivuze ko umukunzi wacu uri udukurikiye. Bivuze ko nubwo imihango yayibonye kuri 29 atangiye ukundi kwezi. Ntibivuze ko ukundi kwezi nako azagutangira kuri 29. Ntabwo ariko bivuze. Yego. Icyo bivuze ngo n'ubu yakwibaza ngo ukundi kwezi kuzagera agize iminsi ingahe. Ese uzaba mfite iminsi ingahe? Ese ni 28? Ese ni 29? Ese ni 30? Ese ni 32? Ni urwo rugero. Ntabwo ngaho uzagera. Uko nguko niko baba ukwezi k'umugore. Umukunzi wacu dukurikiye ashobora kwibaza ati ese ko maze kumenya uburyo baba ukwezi kwanjye, ariko se bishoboka ko abakunzi bacu benshi bajyaga bitiranya ukwezi Mutarama, Gashyantare akagira ngo ni nako k'umugore, ariko tugendeye ku kiganiro duhaye biratandukanye. Ariko umukunzi wacu ashobora kwibaza ati ese umuntu ashobora kubona imihango mu kwezi kumwe?
imihango inshuro ebyiri mu kwezi kumwe yego birashoboka. Icyo twebwe duteganya kwibaza, ese uko kwezi kwawe kwagize iminsi ingahe? N'urugero hano nari natanze, uku kwezi kwagize iminsi 28 kandi yabonye imihango inshuro ebyiri mu kwezi, ariko ntacyo byahungabanyije ku ngano y'ukwezi kwe, ku ngano y'iminsi igize ukwezi kwe. Birashoboka. Bakunzi bacu rero mwumva ko ukwezi k'umugore gutandukanye no kuvuga ngo n'amatariki asanzwe y'andi mezi. Ukwezi k'umugore gutandukanye na jana, ukwezi kwa ngo Mutarama, Gashyana. Muganga n'ukuri umaze kudusobanurira neza uku kwezi k'umugore, kandi abakunzi bacu ndakeka bamaze kumenya uburyo ushobora kubara ukwezi k'umugore. Mbafashije neza, haramutse hari umuntu wumva kubibara byamugoye, ashobora no kwifashisha urunigi na kalendari icyarimwe. Urunigi rero ruba rumeze gutya, ni ukurwifashisha kugira ngo umenye iminsi igize ukwezi kwawe. Bivuge ko ushobora kwifashisha kalendari cyangwa kwifashisha urunigi. Wabyifashisha byombi kugira ngo bibe byiza, ufate iminsi ujye uyibara wifashisha. Ni ukuvuga ngo umunsi wa mbere hano wabonye imihango, umaze kuyibona bitewe n'uko wari wigendeye, uhita uvuga uti ku munsi waboneyeho imihango, uhita ufata aka kantu kagafureshi, urakabona gutya kameze, aka kantu kaza kagana hano ubona ko hano hatukura, bivuze ngo ubu wabonye imihango. aha hatukura ni saro nk'igihe wabonyeho imihango. Bivuze ngo uyu mukunzi wacu abonye imihango, ubu ngubu tuhise itariki ya mbere ariyo ngiyi. Noneho twebwe ukwezi kwe kuratangiye, turiturije, we buri munsi araza akakimura aka kantu. Bivuze ngo bakunzi bacu urumva ko buri munsi wimura aka kantu twakita nk'impeta, urayimura buri munsi ukajya uyisaba. Bivuze ngo ubu uyu ni umunsi tugezeho mu wa gatatu, kuko duhera kuri uyu wa mbere ariwo w'itariki turi kuvuga, ariko ubu ni uwa mbere. Noneho tugeze ku munsi wa gatatu, ugakomeza ukagenda ukimura buri munsi, ukagenda ukimura kugeza wongeye, wenda tuvuge wongeye ukabona imihango. Ni urugero, wongeye urayibona, uyibonye wenda wari ugeze hano wimura, ntabwo wizeye neza ngo wari ugeze, wenda tuvuge wari ugeze hano wimura, urayibonye, uhita noneho ukabara uti ese iminsi yanjye yabaye ingahe, ni ingahe? Tuzuhere kuri ubare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Bivuze ngo uramutse ubonye imihango wari ugeze aha, ukwezi kwawe kwaba kwari kugize iminsi 20, ahubwo ukaba wahahera wongeye ubara ukundi kwezi, ubara rimwe nanone. Bakunzi bacu, uru runigi turi kurwifashisha tubereka uburyo ushobora kubara iminsi yawe igize ukwezi. Nicyo turi kurukoresha. Yego, ndizera abakunzi bacu banyuzwe. Niba tugeze ahangaha tukabara dusanze ari 20, tuvuga ngo ukwezi kwawe kwagize iminsi 20. Ni nkaho byaba bivuze ko mwana wawe warabonye imihango, ukongera ukayibona ahangaha. Iyo uyibonye aha bivuze ngo ukwezi kwawe kugize iminsi 20, kuko ubara ukagarukira hano, ukazahahera utangiye ukwezi gukurikiyeho. Bakunzi bacu, muganga urakoze cyane. Bakunzi bacu, twumva ko abadukurikiye mumaze gusobanukirwa uko umuntu ashobora kubara ukwezi kwe, cyane cyane abakobwa n'abagore, kuko ukwezi kwawe uzi kubara neza niho ushobora kumenya ukwezi kwawe niba guhinduka cyangwa kudahinduka. Bakunzi bacu rero, twari kumwe na Janvier Haganimana, wakoze cyane kutuganiriza ku bijyanye n'umugore cyangwa umukobwa ashobora kubara ukwezi kwe, ashobora kubara iminsi igize ukwezi kwe. Muganga murakoze cyane. Murakoze Imana umugisha, tuzasubira. Bakunzi bacu, ntimujye kure ya televiziyo yacu. Cyambere ni ukuri, kugira ngo umukunzi wacu abashe kubibara neza, nuko tubimwereka mu byiciro, akajya amenya ngo nabonye igice cya mbere, namaze kumenya kubara iminsi igize ukwezi kwanjye. Ariko umukunzi wacu uzabanza ubare byibura umare amezi 6, ujye umenya ngo ukwezi kumwe nagize 30 kunigira 30 kunigira 30, cyangwa se nagize 30 kuri 28 kuri 32 kuri 30 gutyo. Wowe umenye ngo ukwezi
ukwezi kwanjye kungana gutya. Niyigisha inama yo kubara igihe cy'uburumbuke cyawe ukibara ugendeye ukwezi kwawe kungana. Abakunzi ba televiziyo Isoko y'Ubuzima TV turabashimiye, mwakoze kudukurikira. Iki ni igice cya mbere aho twagira ngo mumenye ukwezi kwanyu, ubwo umuntu ashobora kubera ukwezi kwe. Ibice bindi bibiri bisigaye tuzabigisha kubara ukwezi guhinduka n'ukwezi kudahinduka. Tumujye kureba televiziyo yanyu. Janvier, mwakoze cyane. Mwakoze cyane. Mwakoze namwe bakunzi ba Isoko y'Ubuzima TV. Mwakoze cyane.